ko mumeze neza abatameze neza ndabizi ko Imana iri buze kubigenza neza. Nezekeri umuramyi ugarutse. Man, iki gitondo noneho mboneyeho gushima abantu mwese mwagerageje gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye. Man, ubu tuvugana YouTube channel yanjye yujuje aba subscribers 1200. Man, ntago ari benshi cyane ariko mu by'ukuri navuga ngo Imana yo mu ijuru ntabwo byagize. Kandi mboneraho gushima abantu bose bagerageje gukora subscribe, like, share na comment. Man, Imana ibaha umugisha mwinshi. Ntabwo nabona ukuntu nabashimira ariko Imana yo mu ijuru, umuntu wese wabashije gukora subscribe agakora na like, basi Imana yo mu ijuru umuhereze umugisha. Hanyuma tugiye gutangira ibiganiro muri no minsi meze neza kuri YouTube channel yanjye yitwa Yewe TV na TikTok yitwa Yewe TV. Hose mugerageze muze mu support, ukande subscribe, like, share na comment. Man, tugiye gutangira kuramya no guhimbaza Imana mu buryo bwose, haba mu gutarama mu ijambo ry'Imana. Tuzajya tuzana n'abatumirwa bagiye batandukanye. Mboneraho gushimira abacuranzi bakomeje kubana nanjye. Pianiste Zimurinda, Imana iguhereze umugisha. Pianiste Morokore cyangwa se Asenti, Imana nawe iguhereze umugisha, inama zawe ziramuke. Pianiste Salatiel, Imana nawe iguhereze umugisha, ntabwo ujya wigana mu kucuma. Pianiste Moses, iwe muramuzi murucana, iwe twatangiranye Imana kuruca, Imana nawe iguhereze umugisha. Pianiste Beza, Imana iguhereze. Pianiste Yves, nawe Imana iguhereze umugisha. Pianiste Capitaine, Imana nawe ugenda nkora utuntu tutangaje byatanga. Mboneraho no gushimira studio nziza cyane twaganiriye yitwa Dokava Music. Hanyuma tugiye gukora ibitaramo. Gusa navuga ngo ndakuraritse kuri no channel. Giroze dutaramira Imana, twumva umukunga ibyaha biveho twihane. Mana we, urumva umukunga ibyaha ubwabyo bigahita bitangira kukihanagura. Mana yeguhereza umugisha. Hanyuma caho nizeye ko tugomba guhura ku giciro yanyu, bindi Imana ibahereza umugisha mwinshi. Hanyuma mwese ushaka kunshyigikira, nimero ni 0793219988. Ewa, uko ushoboye wamfasha bro. Sawa, murakoze cyane.